Okay. Aho tugiye kwerekeza ku ikipe ya Rayon Sport cyangwa se tugiye kwerekeza ku stade Amahoro, aho ikipe ya Rayon Sport igiye kwakira ikipe mo ya Rayon Sport, aho ikipe ya Rayon Sport ifite abafana benshi cyane, aho umurindi w'abafana uri gutitiza umurindi w'abafana cyangwa se abakinnyi b'ikipe ya APR FC. Ese imibare irivugira iki mu kibuga? Ni mu kanya gatoya isa 12 n'igice kugira ngo twumve uko match igiye kuvamo ibitego. Reka dukurikirane iyi video y'abafana turebe uko byifashe ku mwuka w'abafana hano kuri Amahoro. Ngayo nguko uko niko abafana b'ikipe ya APR abafana nuko bameze, bafitiye ikipe yabo vibes ziri hejuru. Tugiye kwerekeza ku ikipe ya Rayon Sport turebe naho ukuntu imeze. Urabona ko abafana ba APR barimo bafite vibe iri hejuru cyane, barimo kubyina bishima ko bagiye gukubita igicu. Reka twumve ku rundi ruhande rw'abafana b'ikipe ya Rayon Sport. Ngayo nguko uko abafana b'ikipe ya Rayon Sport aho bari guhaguruka mu bice bigiye bitandukanye bahurira mu Nyabugogo kugira ngo bajane n'abakuru babo barimo abavugizi kugira ngo bikusanyirize baje gufana ikipe ya Rayon Sport bicaye hamwe. Nuko nguko umwuka umeze aho ngaho mu ikipe ya Rayon Sport. Ndagira ngo nkuko mubibonye umuhanda wa Musanze Kigali Nyanza Nyaruguru cyangwa se umuhanda uva Nyanza ujya Kigali, murabona uko abafana barimo bagenda birukanka cyane kugira match